n'ubundi kandi reka ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye unteze amatwi uyu munsi, gushimira ko n'ubundi wahisemo gutega amatwi ikiganiro cyacu kuri shene ya Bene Joy, Bene Byishimo, abantu badafite mukushi, abantu biberaho mu mahoro, mu mutuzo, abantu batagira stress mu buzima busanzwe. Niba kandi ari ubwa mbere uje kuri iyi shene, nagira ngo wiyandikishe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Hanyuma ikindi kandi niba hari icyo urusha mugenzi wawe kimufasha rwose atarinze kugusaba, ntabwo ari ngombwa bifatika, ntabwo ari ngombwa ibintu bigaragara. Ushobora kumugirira neza, ukamurangira ahantu, ukamuha amakuru, ukamusetsa, ukamutera blague, ukamuririmbira. Hari utuntu twinshi wakora twatuma umuntu anezerwa mu mutima uwo munsi, byibuze akarara neza kandi biguturutseho nta kintu gifatika wamuhaye. Ikindi navuga kuri uyu munsi, ngira ngo mu bihe byashize dutangira umwaka, nari nakubwiye yuko ugomba kwitonda mu bigendanye n'ubukungu. Ubwira ko ubukungu buzagenda nabi muri uyu mwaka, ariko kubera ko shene yanjye nyine itaramenyekana, ntago abantu benshi wenda babyitayeho, ariko wowe ndabikubwiye, ugomba kumenya ko ubukungu muri uyu mwaka buzarushaho kuba bubi kurushaho. Atari uko ari igihugu cyacu gusa, ahubwo isi yose irahangayitse mu bigendanye n'ubukungu. Ngira ngo mu kiganiro nakoze mu kanya, twabonye uburyo ki abanyamerika bateye Irani. Biriya ni ikikugaragariza yuko ubwo nyine peteroli igiye guhenda. Niba peteroli igiye guhenda, ibirayi turabigura ku mafaranga menshi, akawunga karajya ku mafaranga menshi, kandi n'ubundi ntayo twari dusanzwe dufite. Ubwo rero ni ukwitonda, ni ukugenza makeya mu byo dukora byose, kandi tukamenya nyine kubara ikirere, tukamenya uko ubuzima bumeze. Niba umuntu umusabye amafaranga ntayabone, ntago ari uko yakwimye, ahubwo isi yose irahangayitse. Kandi nubwo tubona abakire bagendesha amamodoka bameze bate, buriya hari ababa bafite amakredi menshi nabo bahangayikishije, ku buryo umubwira uti mpa 5,000, ubona ko rwose yagakwiriye kuba bifite, ariko wahangayikishijwe na 5,000,000. Ubwo rero ni ukwihanganirana muri ino minsi kugeza ubwo bizakemuka, abayoboye isi bazabikemura. Ako kari akanyuzemo, ntago bijyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagendera ku bintu dukunda kubona kuri social media, aho abagore baza bakatubwira agahinda bahura nako mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyangwa se batewe n'abakunzi babo, aba igitsina gore yaba igitsina gabo, nabo bakaza bavuga ko abagore babo babahemukiye mu buryo ubu n'ubu. Ariko ntabwo ndi bujye ku bagabo nzabazaho ubutaha, ahubwo uyu munsi ndavuga ku gitsina gore. Ndakubwira byibuze ibintu 7 umugore cyangwa se umukobwa yagakwiriye kuba azi, yagakwiriye kumenya mu buzima bwe, akicara abizi. Nubwo wabigwamo, ariko ukabigwamo ubizi. Ntabwo ari uko ari njye wa mbere ubivuze, nta nubwo ari uko ndi nararibonye, ahubwo ni ibintu nawe uba usanzwe ubona, wenda umuntu akabikusanyiriza hamwe kugira ngo nyine dusenyere umugozi umwe, tuganire muri makeya. Ariko mbere y'uko mbivuga, ndagira ngo ngusomere isomo riboneka mu gitabo cy'Abefeso, igice cya 5, umurongo wa 22 kugeza ku wa 25. Hari umutwe w'amagambo ugira uti uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Haragira hati, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we,
nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Hanyuma umurongo wa 25 nawo ukagira uti, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ngira ngo hano muri iki gice cya 5 iriya 30 nsomye, buri wese afite uruhare. Umwe afite uruhare rwo kuganduka, undi akagira uruhare rwo gukunda, kubaha no gukunda. Ngira ngo hano iwacu mu Rwanda abantu benshi umugabane munini w'abakristo, ariko ntabwo ndamenya impamvu ibintu bitagenda neza, kandi uyu murongo n'iki gice bahora babisomerwa barabizi. Ni nayo mpamvu hari audio ngiye kukumvisha kugira ngo tuze kugendana neza muri bya bintu 7 nshaka kukubwira ugomba kumenya. Ndagira ngo banze wumve iyo audio. Uyu mudamu ntago muzi, nazanyumva azanyihanganire. Ndagira ngo buri wese abyumve, hanyuma tubone gukomeza ikiganiro. Nabayeho cyangwa se nakuze numva ndi proud yo kuba umugore, numva nkunda kuba umwana w'umukobwa, nkumva nkunda kuba. Ariko uko ngenda nkura numva nshaka kubihindura nkibera umugabo. Seriously, nkibera umugabo pe, kuko abagabo ni ibitangaza. Mwabagabo mwe muri bitangaza. Abagabo bankurikira b'inshuti zanjye, muze hano mbabwire ukuntu muri bitangaza. Mumbwire ukuntu ushobora guhemukira umuntu mubana, murarana, ugutekera cyangwa se ukugaburira, ukamuhemukira, ukamutuka, ukamukubita, ukamuca inyuma, ukaba ubizi ko abizi, mukanabivuganaho, akanagufata. Mbega ugakora ibishoboka byose kugira ngo ubabaze uriya muntu. Mbega ukamutangatanga in all ways, mu buryo bwose bushoboka. Niba hari nabo bimorasiyo, hari nabo umva agusaba n'amavuta yo kwisiga ukamubuza gukora, warangiza ukanga yuko anagusaba. Mbega ukamujuragiza, ukamujujubya, ako warangiza ukaryama iruhande rwe ukagona. Ukagera gute? Ukagona. Ukibaza, ese uba waramaze kubona ko uyu muntu atari capable yuko yakugirira nabi? Uba waramaze kumubona nk'irofa, nk'ibono, nk'inanga yivuza? Uba waramaze kumubona nk'iki mu by'ukuri, ku buryo udashobora n'umunsi n'umwe gutekereza ngo wicare uvuga uti uyu muntu mpemukira, uyu muntu mfata nabi, uyu muntu nkubita, uyu muntu nkubita twite agakuramo amada akagira gute? Mu by'ukuri cyakora reka mbabwire, mbona Imana yarabaremye neza. Niyo mpamvu yego sinashinga urubanza yansinda, ariko niyo mpamvu rwose numva nanjye nifuje kuba umugabo aho bigeze. Siko abagabo mwemerewe ibintu byose di, mwemerewe tu. Urabyara ukajugunya,
kandi rwose ukabaho wumva ufite you don't care. Hanyuma umwana yazakura ukaza kurekarama inkwano. Imana yabaremye neza, Imana yabaremye neza ku buryo nta kimwaro mugira, nta soni mugira, nta pfunwe mugira. Umugabo ati umugore akamutana abana akagenda mu nshoreke akajya kurongora za maraya, akazagaruka nyuma y'imyaka 10 n'ingahe abana barakuze, abakora bagiye muri university, umugore yarihirinze, umugabo agashaka kurekera mu burenganzira. Oh my God, abagabo muremye neza, muremye neza, muremye mu kwikunda, murikunda hahandi mwumva mwakorera umuntu ibibi ariko we ntabigukorere. Umugabo ashobora kuguca inyuma akaguca inyuma, ariko wowe yabona na message induru zikavuga. Niboneye message y'umuntu ukubwira ko agukunda, induru zikavuga. Umugabo muratandukana akirukanka akajya akaba ari ujya gusaba divorce, akabura amahoro mpaka yibonye kugira ngo ajye mu bandi bagore. Reka sinakubwira, yazagera hanze byazamucanga akumva ko afite uburenganzira bwo kugaruka. Reka gatangira no gushaka ko mukundana, cyangwa se umwakira akaza akicara aho ngaho ugatangira ugatunga ukagaburira. Azanye ibirwara, azanye ubukene, yaragukenesheje mu by'ukuri. Maze iminsi nicara numva ko abagabo vraiment, niba Imana yarabaremye gutyo, niba rimwe mwabyigize mugeze ku isi, ntabwo njya mbimenya, ariko muteye ubwoba, muremye neza, nta bwoba mugira, murikunda, mwumva ko ibintu byose mubyemerewe, hari ukubabaza abantu, hari ukubajugunya, ari uguta inshingano, ibintu byose mwumva. None se ubu urumva aho ntakwifuza kuba umugabo ari hehe koko? Nanjye ngo mbyare mbatere uwo twabyaranye nawe abariri. Ariko uzi kubaho nta nshingano ufite ukuntu biryoha? Uzi kubaho nta mwana ukubaza minerval ukuntu biryoha? Uzi kubaho amafaranga ukorera yose cyangwa uyabyiniramo? Maze iminsi numva nkeneye kuba umugabo, gusa sinzi ukuntu bizagenda. Inshuti zanjye munteranirize, nzajya gukoresha surgery. Muramuke. ngira ngo byose turabyumvise. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda, nubwo turimo guseka, nubwo nasekaga, ariko birababaje. Biragoye ko umugore wubatse wabanye n'umugabo abyara umwana akamuta. Ni ibintu bigoye cyane, ariko ni ibintu byorohereye umugabo ko abyara umwana ntamenye n'aho aherereye kandi ubuzima bugakomeza. Ngira ngo byose no mu mama yabivuze. Wa mugore we rero unkurikiye, cyangwa se wa mukobwa unkurikiye, nagira ngo nkubwire ibintu 7 ugomba kwitondera, ugomba kumenya mu buzima bwawe bwose, wazashaka cyangwa se wabona bikuriho, ariko ubundi ibintu nta nubwo bireba cyane abagore bubatse. Byazakubaho ukamenya ko hari aho watanye. Icyambere ni abakristo bakunda kukivuga, ni ikikubwira ngo ntukaryamane n'umusore kugira ngo umwemeze, ko uri umukobwa w'igitangaza, ko wakubaka neza.
icyo kintu ntukagikore, icyo kintu ntukagikore, kubera yuko ushobora kuba koko uzi kuryama neza mu buriri neza, ariko ukaba ugira umwanda, ukaba utazi kwakira abashyitsi, ukaba ugira umushiha. Ibyo se nabyo uzabigura? Kubaka ntabwo byubakira ku kintu kimwe, byubakira ku bintu byinshi. Niyo mpamvu kwitanga kugira ngo ukunde wemeze umuntu, uzasigarana ibikomere bitagira ingano. Nunabyubakiraho uzubakurira. Icya kabiri, kwitambaho ibitambo kugira ngo umugabo wawe nyine abone kuri igitangaza. Umugabo aravuze ati njyewe nutama amafaranga yo kugukwa ntabwo bizakunda. Ngira ngo hari inkuru mwumvishe ubushize kuri Zaburi. Umugabo abwira umugore ati nutama amafaranga yo kugukwa, nutangurira imodoka, nutagurisha iyo nzu ngo tubigenze gutya dukore ubukwe, ntabwo tuzabana. Umugore agira atya kuko arabikora, umugabo aramusikaminga, nta n'ukwezi babanye, birangira umugore abaye umusazi. Mwarayumvishe inkuru kuri Zaburi nshya, kubera kwitambaho igitambo yatanze ibyo yari afite byose kugira ngo akunde abone umugabo. Akakubwira ati njye ntawe nkunda ikibuno kimeze gutya, nkunda ikimeze gutya, nshaka ikibuno. Ukajya kugikoresha kandi atazagisigasira, kuko ni ibintu bisaba antrotiye nini cyane. Ukajya ati nutaza kundeba aya masaha ubwo ntuzagaruke nturawunkunda, nimba utakoze ibintu ni ukuvuga ngo iyo ni manipulation. Ntukitambeho ibitambo. Ntubitanga nyine uzagenda nugera imbere aho muzabanira hose waratanze ibitambo, uzagera aho unanirwe, urugo rukunanire. Tukubone kuri YouTube uri kutubwira amakuru yawe kandi tutari tuyakeneye, bitari ngombwa uba warabimenye mbere. Hanyuma ikintu cya gatatu ni ukwikunda. Ni ukwikunda ukiha agaciro, ukamenya ko uri umukobwa mwiza ukwiriye umugabo mwiza ugukwiriye. Ukamenya ko atari wowe ushaka umugabo, ukamenya ko ari wowe baragushaka, ntabwo ubashaka wowe. Ushobora kubona umuntu koko ukamukunda, ukabona ko mwakubakana, ariko se warabishaka? Niba atabishaka nyine tuzahurira imbere. Iha agaciro, ikunde, igire mwiza, mera neza, uba mu mwanya wawe, wubaha indangagaciro zawe. Nta wundi muntu rero ukeneye kukubwira ko uri mwiza, njya nkunda kubibabwira. Uri mwiza nta bindi, ibere mwiza kandi ugerageze kuba umuntu mwiza no muri sosiyete. Niho kugera imbere y'umusore ukaba mwiza, hanze twese tukuvuma, bagenzi bawe bakuvuma, Imana itakubona, ntacyo bitanga. Iha agaciro wowe ubwawe, uri igitangaza rero. Kuva mu nda ya mama ukagira imyaka 20, urumva agaciro ufite ukuntu kangana. Hanyuma ukajya kugatesha umwanya, ujya kwicara kuri YouTube utubwira ibyo wakorewe. Iha agaciro, kuko buriya no kujya hariya reka no kwitesha agaciro. Nuko abantu batabibona muri ubwo buryo, ariko nabwo ni uguta agaciro, kuko hari ibintu byinshi utubwira tukumva ko nyine hari aho byapfiriye. Impamvu y'ibyo byose rero mvuze haruguru, yaba icya mbere cyo kwiha abagabo igihe kitaragera ngo werekane ko ufite urukundo, kwitambaho ibitambo, ugaba uzana amakado, ngo ngurira amavuta, ngurira umwenda w'imbeho, ngurira itiriningi, ngurira parfait, amavuta yashize, jya kunyogoshesha n'imodoka, karubira, ukirwa rega watunaye ngo kugira ngo babone ko ubakunda.
ukanga kwikunda, kandi na Bibiliya ubwayo ikubwira gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo Bibiliya ikubwira gukunda mugenzi wawe kurusha uko wikunda. Ikunde rero ni wowe wiha agaciro, kuko iyo ubabaye erega ni wowe ubabara burya, ni wowe agahinda gashengura umutima, uwo wabikoreye yigaramiye hariya. Ariko sitwumvishe audio mwayumvishe yuriya mumama. Ibyo rero byose nta kindi kibitera nuko nta bushobozi dufite, ari byo bikujyana ku kintu cya kane wowe wa mukobwa ugomba kumenya cyo gukorera amafaranga. Ca mu nzira zose zishoboka ushaka amafaranga. Shaka amafaranga, upfa kunyura mu nzira uhamanyaho n'umutima wawe, waba umuyede, waba umufundi, wacuruza agataro, wacuruza iki, wakora isuku, ikintu cyose wakora gituma ubona ubushobozi, ubona amafaranga ku rwego rwawe, ubasha kwisukisha umusatsi wawe, ubasha gushyiraho uduherena, ubasha kwigira mwiza uko ubishaka, ubasha kwigurira icyo ushaka, ubasha kwiha icyo ushaka bitagombye kubanza kujya kuri iriya ngingo ya mbere yo gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ubashe kubaho, ubashe gusuka. Biteye agahinda kuba ugomba kurara uriye biturutse ku muntu runaka mugomba kuryamana kandi utari indaya, uticuruza. Sorry kuri iryo jambo mvuze. Shaka uburyo bwose ushaka amafaranga kandi uyabone nk'uko n'abagabo bayashaka, nawe ushaka ubushobozi bwose ushaka amafaranga. Nubona amafaranga, ibyo bindi byose navuze hejuru ntabwo uzaba ubikeneye kugira ngo ukunde werekane kuri igitangaza. Nta umugabo muzaryamana kuko wabihisemo, kubera ko nawe ubishaka, kubera yuko nawe umukunda. Ntabwo muzaryamana kubera kuri kwitambaho ibitambo. Reka tujye ku cya gatanu. Icya gatanu, gerageza kuba inyangamugayo. Wa mukobwa we, wa mugore we, ugomba kuba inyangamugayo mu buzima bwawe. Kandi nta nubwo ari umugabo gusa, nta nubwo ari iki. Kuba inyangamugayo ni ibintu by'agaciro, ni ibintu Imana nayo ubwayo iha agaciro. Ibyo ukora byose, ibyo ubamo byose, gira ubunyangamugayo. Wiba umuntu ucabiranya, uca hirya, uca hino, kubera ko natwe nitukubona abakobwa bagenzi bawe, badamu bagenzi bawe, bazakugirira icyizere, bazagufasha mu buzima, bazagukomeza mu buzima bwawe mu byo uhura nabyo byose, aho kugira ngo ujye kwitanga muri ibyo byose, ujya kwiyandagaza, ujya kwiyanduza. Bagenzi bawe barahari, bafite icyo bagezeho, bagufasha kuva muri ibyo bintu. Ariko nimba utari inyangamugayo se, ninde uzakwitaho? Ikintu cya gatanu ugomba kwitaho ni ukuba inyangamugayo. Hanyuma rero icya gatandatu, navuze ko ndibuvuge 7, icya gatandatu ni ukuba wowe. We kwishushanya. Uyu munsi dufite abantu benshi mu madini, nk'uko nabivuze haruguru. Abakobwa bacu ni abaririmbyi, ni abantu beza, bagenda batuje, basokoje neza, ku buryo wabanyereraho ukagwa, bavuga utujwi dutoya, bacishije makeya. Ariko reka azagere mu nzu. Reka azagere mu nzu, cyangwa se muhurire muri korodoro ahantu runaka. Ngira ngo wenda natanga urugero kuri uriya mukobwa wa Rutayisire, ni akantu ncishijemo gatoya. Yatweretse amafoto menshi sinzi nimba ariwe wayatweretse, ariko amafoto yaje acicikana, ati umukobwa wa Pasiteri Rutayisire nyine asohokana n'umuhungu, bari gukora n'importe kwa.
hanyuma nimba papa we yarebye akabona ari ibintu bidakwiye nk'abanyamafaranga nyine nk'uko nabivuze, amuzana kwa Mignone aza kwisobanura yuko abaho ubuzima bwe, donc atabaho ubuzima bwa se ni pasitoro, we umwana wa pasitoro, ntaho bihuriye na pasitoro. Nawe rero baho ubuzima bwawe, we kwishushanya, uratwishushanyaho se ngo biratangiye, uratwishushanyaho n'ahandi tuzagera imbere tuzahurirayo nawe, nturiwe kwishushanya kugira ngo n'ugukunda agukundire icyo uri cyo, agukundire uwo ari we, bityo no kubaka bizakorohera. Hanyuma ibyo biratujyana ku cya karindwi, icyo cyo ni igisanzwe, no kwita ku bwiza bwawe, ukiyitaho nyine mu bushobozi bwawe. Ntabwo mvuga ngo ukwiriye kuba umeze gutyo, oya, ita ku bwiza bwawe. Nimba ushaka gusohokera ahantu hasohokere, nimba ushaka kurya hamagara bagenzi bawe musangire mutembere, ita ku bwiza bwawe, bwaba uburenteriyeri muri wowe yaba n'inyuma, ku buryo tutakubona uri umukobwa wahangayitse, icyuya cyarenze, agahinda kishe, washukuye. Yiteho mu bushobozi bwawe no mu bumuntu bwawe, wagendeye ku bunyangamugayo, wagendeye kuri utishushanya, kubera ko nyine niba ushushanya tuzagera imbere duhure. Nk'uko ndi kubwira, ubwiza bwawe ubugaragarira abantu, ari nabwo buba buri ku mutima. Na Bibiliya kandi irabivuga ku bantu basuka imisatsi, bakubwira bati ntugasukishe imisatsi y'ibiciro kandi mu mutima nta kirimo. Nicyo ngicyo isomo rishaka kuvuga. Hanyuma ibirenze ibyo byose, nubwo navuze icyo cya karindwi, ariko nashyiraho n'icya munani cyo kubaha Imana. Ibi byose ntabwo wabyishoboza, ibi byose ntabwo twabyishoboza. Nyine Imana itashyizemo umutuzo, itaduhaye umutekano, itaduhaye amahoro yo mu mutima, ibyo tubona kuri iyi si, abaduhemukira, abatuvuga amagambo, ntabwo byakunda tutabifashijwemo n'Imana. Mu byo ukora byose, mu byo utekereza byose, mbere na mbere Imana, icyo cyo ni ngombwa. Kandi Imana uvuga atari yo kwishushanya, atari yo kuvugisha umunwa ngo tumukunde gusa, oya, Imana wayishyizeho umutima izagushyigikira. Reka nsoze ikiganiro rero, wakoze kuntega amatwi, ariko wiyiteho, wikunde, wubahe Imana kandi ukore, ugire ubunyangamugayo. Bityo ntabwo tuzakubona kuri YouTube urira, ahubwo tuzakubona ushima Imana, uvuga uti Imana wandinze ibi n'ibi, byagenze gutya, warakoze. Kandi natwe tuzishima. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Gira amahoro.